umaza gusambanya abana iki kintu leta umva ribu ritagiri kuri kintu kuri iki kigabo. Ese Joshua turi kuvuga n'umuntu umwe? Joshua n'umuntu umwe n'uyungu yatanze amafaranga mu gitaramo cya The Ben. Nguwo uwo ribu yihanangirije akongera akabisubira mu buka akabisubira mu gitaramo. Barakora umva ya grabbing yafata sexy akayikora akoresha ku mudada gapfuye. We araza niba ari no kuryama nawe mukaryama nakakubeshya ngaraguha amafaranga ntayaguhe. Kirabasambanya Cedric ndi kukubwira ntabwo napfuye kuzaha. Kirabasambanya cyangiza kikanabatera n'ubwongo gikora ibintu by'umwanda. Ibingibi yakoreye Divine yabikorera benshi n'abakobwa benshi cyane. Ntago ari ngewe ngenyine n'ishizariye. Byakugendekeye gute? Jewe narindi muri sauna nkuko nari nabikubwiye. Yego. Uyu ngo ni Prophet Joshua yaje azananye n'undi mu baby nijyane n'ijambo nari mubonye. Yazanye n'undi mu baby baragenda baja muri sauna. Nakubwiye ibyo bakoreyemo sindi niba nabivuga hano. Bivuge mu mazina yabyo birabyo byo kwigira imfura bakoze ibiki yamukoreye ibiki. Je mbabona. Mbabona narindi mu nguni muri sauna. Kuri hari du parti dutatu nayo kuri parti ya kabiri muri bya bibaho kagira inkuru dada arinjira ahita amubwira ngo namwicareho ambona atanguye kumukuramo ibitenge yamukuyemo igitenge nawe nyine umva yarayicaye kugikuraho kukidegaja ni ibintu bisanzwe. Mbona umukobwa ariko arabouncing ko kundi ubona umuntu umva hari hijimye pe uyu ubonye nyine umuntu abouncing kuri intuza cyangwa se akoze movement urabibona. Nangira kubona rero umukobwa ari kubouncing kuri wo umva bariko barabikora ariko arahavinga sex. Bari guhavinga sex aho hanze ku karubanda muri sauna. Oya bana hanze muri sauna mimbere ndani nicaye ku ruhande rwabo. Jengira ngo ndi kubona ndikugira nari ngo ndikurota cyangwa se ndi kubona ibintu atari ibyo ndavuga se ntago bari kumbona ko mpari ntago bari kumbona umva yaramubwiye ngo naze ngo musige scrub ya indi ya muri sauna nyine naze ngo musige mbona baratangiye kubikora mpari ndaho ngaho kandi n'ukuntu ntashobora kumahindinga business zanjye nari nicaye ndabareba ntago nari mvuga ngo ndihishe cyangwa iki. Ariko navuga se umuntu adashobora no kuvuga ati umuntu nta ariko arandeba cyangwa se umukobwa agire n'isoni sabye ko ahora azana n'abandi bakabikorera aho ngaho. Barakora umva ya grabbing yafata sexy akayikora akoresha ku mudada gapfuye aho ngaho muri sauna kandi ntago ari njye nyine nabibonye. Umupapa aho twagiye kubibonera uko naho nagiye kubibonera ko nawe abizi. Jena isoni zaranyishe mburi buvuga mburi ugira iki ndavuga ati none se ubwo nsohoke aribwo nkicinjira ndasohoka ko nago ndanasohotse yarambajije ngo kweri kusohotse ndamubwira ati numvise gishushe cyane ndasohotse shaka gusohoka ko je isoni zari zanyise nyine wogira ngo bari abantu b'abazungu bariko barakora ibintu sinzi iyo umuntu ariko arakora ibintu nk'ibyo kandi noneho yari yambuye ubusa umudada n'amabere ari hanze je isoni zaranyise rero. Ubwo mba ndasohotse ngiye gusohoka nja muri salle de repos akamazi ndabutse sohotse nyine kwa kundi uja muri salle yo kuruhukiramo. Sanga yuwo mupapa umupapa je nta n'ikintu nari namubwiye nta n'ikintu nashaka no kumubwira. Uwo mupapa arambaza ngo ibintu bari gukora hariya wabibonye. Je ndikana bati biki ibyo neza inabonye nawe ambwira ko ari byo yabonye. Arambwira ati jewe nanashaka no kubabwira babihagarike kuko biriya bintu byo gukora abantu bareba umuntu areba n'agasuzuguro cyangwa se niba bashaka no gukora ibyo bakora byo guhavinga sex zabo bagafasha ahandi.
ubwo ibyo birarangira noneho baza no muri sara ari babiri bagumana ari babiri ariko uyo mujosho yaguma yobijaga umudada pe ubwo urabona ko umudada ntaga muzi ko yigeze no kumubaza uzwa ngo nari kuri umukongomani uyo mujosho yaguma avuga n'ifaransa byinshi kandi ico gihe ntago nari nanamumenye ko ari we jewe hageze igihe dukubitana muri sauna twese turi babiri namusanzemo nyine noneho musangamo n'umupapa adahari ndavuga ati noneho je nanje araje amfatire hano uyu mutipe nicara ahandi naye nicaye ndatuza arambaza ngo ndi umurundi kazi ndamubwira yego ngarambwira ko yakoze business hariya mu Burundi ndamubwira ati okay aranambwira ngo nyine ngo ko moranza aho ngaho ndamubwira ati je mpora amazi ariko ni jya mbere narinje kuwa gatandatu ariko wa gatandatu arambwira ngo nawe ngo ahoraza ariko ngo haza ngo hatari abantu ngo haza ngo mu masasawa ngo hatari abantu ndavuga ati okay ntabwo nashaka ko tuvugana ibintu byinshi kuko none arambwira ngo ninze ngo nicare ngo impande yiwe kambwira ati je rero ntago hano ni sawa ntago aho ngaho namashaka nyine ntago ndanamubaza se unje kwicara aho ngaho kopina wawe yabifata gute arambwira ngo uriya ngo ntago ari kopina wanje ngo umuntu ngo dusangira ngo amayoga ngo yabonye ngo ngiye ngo muri sauna ngo arambwira ngo amerekeze ngo baraje ndose muri gukora biriya atari n'umukopina watari na fiancé waje nari numvaga ari couple ntabwo ndimo ndinjira mu bintu bitandeba niba ari kumuvuga ngo amusige scrub numvaga ari abafiancé pe numvaga baziranye kumbe ntago baziranye yari umudada ariko umudada warabonaga ko niyo twahuriraga nko muri ako gasare nyene ko kuruka warabona ko ntago yarazi ibintu ajemo ntago yarazi ibyarimo ni ibintu nyine yaje abisangamo sinzi niba yaramuhaye n'amafaranga ntago mbizi ubwo akimara kumbwira ibyo Barundi ko yakoze hariya no kuza kumbwira ngo nicare hariya nkanga arambwira ngo ariko ngo nuko ngo abakobwa ngo mitesha opportunity ngo je ngo naguhindurira ubuzima ako kantu yakambwiye nk'inshuro nk'eshatu ngo yampindurira ubuzima ngo je ngo nguranzi ambaza ngo ndamuzi tuvuga ati je ntago muzi ngo umuntu ngo yita ngo Prophet Joshua ngo uramuzi ati je ntago muzi je none mbwira ngo umuprofete wo mu rusengero tuvuga ati none mu mutima ati uri gukora ibintu nk'ibyo uri n'umuprofete usenga avuga ati arambwira ngo je ngo baranzi ngo social media ngo ziranzi ngo je ngo nahinduriye ngo ubuzima ngo abantu benshi umva uketse ngo niba ngo we ngo utazi ngo icushaka twihuta ngo ndi kwihuta sinzi nyine birimo biraza nyine uko nabyumvise niko ndi kubibagirira ubwo barambwira nyine ko azwi iki niki noneho mpita nsohoka arambwira ngo uranze ngo akahandevu kanjye ako yuko niko yambwiye akahandevu n'ubyo ngibyo nyine byo muri sauna nyine ngo nanjye ngo ankorere mpita nsohoka arambwira ngo nimuzanire amazi umva yarashaka ko ngaruka utambwira umutipe akora aho ngaho ndamubwira ati rero hari umuntu ushaka amazi hariya ugenda umujyanire je mpita nsohoka mfata phone yanje ndeba kuri social medias anoza kuri IG nasanze ari private mpita nja kuri YouTube nandika Prophet Joshua mbona nuyo neza mbona niwe ndavuga ati mana ya ntago nari nzi ko nyine ari wa wundi utanga amafaranga sinzi wamubwiye muri concert ngo yatanga amafaranga mbona niwe neza niwe ndumirwa naho byahereye ndavuga ati ni sauna ntabwo nzongera kujyamo nari ngiye no kumuripotinga ku ba receptionist n'abatse biremewe muri sauna ko abantu bahavingira sex barimo kandi natwe turimo nyine bitanabatera n'isoni ngo twe tuba turi abakiriya nk'abandi ntabwo ibyo bintu nyine sinzi nari ngiye kumuripotinga ariko barambwira ngo ahora hazi ko naho ngaho muri sauna ya Butarama abakozi baharabazi yahamagara gufasha nyine ameze mu moto ahita nyine ababaza aranakunda no gutegeka cyane ibyo ngibyo rero
Wakoze cyane. kandi si nyine n'uwabibonye n'umupapa akuze yarabibonye. Rero n'umudada niwe yambabaje aho kurusha n'uwo nguwo. Ko yaramubwiraga wicara ngaha ikiye. Rimwe na rimwe ukabona neza nko kumufosinga ngo namwicareho. Muri sauna z'undi wicara ku muntu gute? Ko atari na massage kuko banagiye no muri douche sindi ibyo muri douche byo ntago nabitangirwamo n'uwo mupapa yabimbwiye ngo nabo babikore no muri douche ngo yabumvise umva ni ibintu byegose ntishimiye kabisa ntago muzi ntago anzi ariko wapi kabisa. Wakoze cyane. Umwe mu buhamya amabi yiboneye n'amaso ye. None tugiye kuva kuri iki kigabo urumva cyitwa umukozi w'Imana, iyi nyamabi y'inkozi y'ibibi, ariko dushobora gusaba ko se dufite amahirwe dusabe iyi sauna mu by'ukuri bareke uyu mwanda, bareke kugira iseta yo kuza kwahohotera abantu. Turi kumwe? Njyewe ntabwo yigeze twarabonanye nyine arabimbwira kuko Espanye narayize nkirangiza secondaire nahise niga ibintu bijyanye na massage mfite na certificate yabyo. Yego. Akayanyandikira ku Instagram. Nyine akagera amafoto yanjye akarayikinga akanyandika kuri Instagram ngo niduhurire muri sauna yawe n'ibiki byinshi. Arangije tuza guhuriramo. Arambwira ngo ukora iki? Ndamubwira ngiye ngo nakazi mfite wize iki? Ndamubwira ko hari ibindi nize mva ngiye nashinga bikagira umumaro. Ndamubwira arambwira ngo ruhana nangahe? Ndamubwira cyane ngiye ko mba numva nabikora mfite nka miliyoni 10 cyangwa 12. Yego. Arangije arambwira ngo agiye kujya ngo muri Tanzania niba ari Dubai I think. Arambwira ati nimba nzavayo hari mu kwa 12 gutyo k'uyu mwaka. Arambwira ngo nzandike ibisabwa byose ngo nindagiza ngo nzamubwire ibisabwa. Yego. Ndabyandika ndamwereza kuri WhatsApp. Noneho namaze kubona n'inzu namaze kwishura n'umukomisiyoneri nayibonye Kibagabaga. Ku mafaranga make nari mfite ntangamo konsiyo. Urumva inzu zikorerwamo ibyo bintu yari VIP ubusanga zigera muri 1,500,000 gutyo cyangwa 2,000,000. Natanze konsiyo ya 700 yego 700. Ndamuhamagara mbwira inzu nayibonye n'ibisabwa byose nabikohereje bisoma wumve. Dusanga bigera muri 8,000,000 gutyo 7 n'igice. Naramuhamagaye narangije nk'ikintu aratanyitaba. Uwo mugabo n'umwana mubi akora niba akoreshwa n'abadayimuntu niba akoreshwa n'ibiki ngiye byaranyereye. Kandi ntabwo ari ndindiri ni benshi hano muri Kigali agenda abeshya. Ngo arabaha amafaranga kandi ntabaha amafaranga. Wamucitse ute? Umucika gute? Wowe wamucitse gute? Ntabwo yigeze akukorera ibyo byafura bakorera abandi. Ibyo kuko ntabwo ndi umwana ibyo ntabwo byabura kuba. Ndapfuye. Nyuma yaho mwana wanjye wagiye kwipimisha? Yego. Wasanze uri muzima? Of course. Manishimwe. Ibi bintu birababaje. Warakabonye. Ntako Cedric ndakubwiye ntabwo mushobora kubyumva. Ntako divine Imana niba warasanze uri muzima Manishimwe. Ese ngo yarakwiriye n'ibintu byadanje kubona n'umuntu. No, divine. Ibyakomereye yarabishikiye yarabibonye. Ntabyo. Nta we araza niba ari no kuryamana nawe mukaryamana akakubeshya ngo araguha amafaranga ntayaguhe. Kirabasambanya. Cedric ndikubwiye ntabwo napfuye kuzaha. Kirabasambanya cyangiza kikanabatera n'ubwo ngo gikora ibintu by'umwanda. Ibingibi yakoreye divine yabikorera benshi n'abakobwa benshi cyane.
ntago ari njyewe njyenyine N'isoko. N'inshuti zawe nahisemo broka hari umuntu wabonye amafoto muri telefone yanjye ahita ambwira uyu muntu murazanye, ndamubwira turaziranye, arangije arambaza uramuzi Visa? ndamubwira ndamuzi kurusha no kumuzi, wimbaza n'ibintu byinshi. Ahita ambwira nabi yagiye amukorera mubeshya, ngenzi nk'abantu nka babiri. ni gute umuntu aza nko mu mujyi wa Kigali agafata abana bose gutya? Uyu muntu yishyura amafaranga ku ma social media, ku ma platform kugira ngo bamwamamaze, kugira ngo amenye yihe izina adafite. Mubona ibintu akora. Uyu muntu aragenda akajya online kuri social media zitandukanye agafotora amafaranga ataraye. Hari uwo bita ngo ni byinshi ni byinshi nibyo nagira ngo mbabwire nyine. Pole sana, ariko ubwo wipimisha ugasanga uri muzima, Imana ishimwe ubwo kitakwanduje ibirwara. Amina, urakoze cyane inshuti yanjye. Mwakoze nawe. Nizere ko ibintu inzego zirimo kubyumva. Nizere ko ibintu inzego zirimo kubyumva kandi ziza kudufasha zikagira ikintu zikora. Ni massage iri Nyarutarama, amafoto ngiye kuyamanika kuri Twitter none aha mukanya. Badufashe iri bagiro barihagarike babikureho. Ni Nyagasozi bayihagarike. Divine 19/6 uranyumva? Divine kankubwire ko we are here as your brothers, turanga nk'abasaza bawe, uze kunyandikira ayo mafaranga tuzayagushakira kuri iyo business. Utagiye kuri uyu muhanya uyu mutindi ngo amanza gusambanye. Uze kunyandikira turakora ibishoboka. We Joshua pumbafu zako ikagusambanya abana ubabesha kubakorera business. Godfather ahubwo azavuga amafaranga tugire propaganda. Divine utubwira amafaranga ukeneye, ayo mafaranga turayagushakira ukore business. Basaza b'Abanyarwanda bafite ubwo bushobozi n'abandi turagushakira amafaranga. Uze kwandika mu gikari unatubwire iyo projet yawe uyikore uyitange. Dimaza gusambanya abana iki kintu leta umva ribu nitagira ikore kintu kuri iki kigabo. Ntabwo nyigisha ukuntu nkora we master planner. You don't guide me how I do my lives and my spaces. If you come over here ugomba gutanga umwanya. Divine unyandikire, wandike here as a society community turagushakira ubufasha. Iyo sauna ushobora kuyikora. Iyi mbwa ibanza mubabarire munyumvire vraiment. Uyu ni umuntu wa 17 twakiriye. So, reka dukomeze. His Excellency aravuga ngo tugomba kwihesha agaciro, ni ijambo rigiye kumara imyaka 10. Umuntu yihesha agaciro. Bana bato b'abakobwa ni mwiyubahe, ntabwo mugomba kujya ntabwo uruntu nkuru rugomba kubajya mu maguru rubabeshisha amafaranga. Amaze kubicyoreza arahungeta abantu aya mase kubera this must stop. Ibi bihagarare kabisa. Sane zamurira abantu aho ngaho. So Divine uze kugira izo project niba bishoboka icyo dushobora gukora turagikora. Nuko turabona izo ubwo bushobozi bw'izo miliyoni 10 kikubeshya kidashobora kuba na miliyoni 1. Ndagusabye uze kunyandikira. Undi muntu ufite kinavugaze. Ntekereza ko tugumya aha kuri uyu nguyu ni byinshi abantu banyandikiye bati ntabwo navugira ku karubanda kanze nkwereka ibyo afite. Hari byinshi. Ndimo gushaka cyane, ndimo kugena na ile screenshot. Ntabwo nagupuruka. Ntabwo yambarotse. Ese Joshua turi kuvuga n'umuntu umwe? Joshua ni umuntu umwe n'uyu nguyu yatanze amafaranga mu gitaramo cya The Ben. Nguwo uwo ribu yihanangirije akongera akabisubira mu buka akabisubira mu gitaramo. Yaranyandikiye yes uze dukore sauna. Ndamubwira nshobora kuba nkifite class kuko ni day session. Ahita nyandikira ngo we ngwino ntutakaze amahirwe. Ndamubwira ubwo saa 7 turavugana kuko nabonaga nyine ari umuntu wagwa amahirwe, numvaga nta kibazo. Arambwira uze twote mbamenye kwanza. Ndamubwira yego. Ya kuri chat ya kabiri. Yawe kiri Kinyarwanda sha uze ngo jya kuri moto narimo ngo jya kuri moto umume murangire. Ndamuhamagara ndamubwira ngo wandangiye. Aranyihorera ndamwandikira ngo hayi.
arambwira ngo ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukampa location hano. Aho naho urabona hano yari yambuze kuri miss call hejuru mbona kumuhamagara. Barahamagarana kuri Instagram. Nahamagara kuri. Aha. Noneho hano naho yanyandikiye ni yumvanyemo. Ndamubwira wandangiye nkagenda mbwira motari cyangwa ukama location hano. Ahita ambwira ngo nimba udashaka gukora icyo mvuze mwabireka nta mwanya mfite. Ndamubwira okay nta kibazo. Ngo niba ushaka kuza ajya kuri moto murangire. Ndamubwira rero njyewe mva mu rugo ntanze location yaho ngiye so ubwo nta kibazo tubireke. Gutyo namwandikiye arayisoma birarangira. Oui. Mbariza aba basore bazamutse icyo bashaka kutubwira. Abo bari uyu nguyu turamuta undi urumva jewe impamvu namusubizaga urabona umuntu nawe utanga amafaranga ufasha abantu. Numvaga nyine ari amahirwe ariko mbonye birimo ubunyanga umuntu wakubwira ngo ngwino ngicara kuri moto ndakurangira ntiwamenya niba agiye no kukwica uvuye iwanyu utavuze ngo ngiye hano. Undi muntu ufite ibizibiti ninde wa mushoferi wamutwariye abakobwa wazamuka ukongera ukabitunyuriramo. Ikibazo ngewe mvuga uwo mugabo ndamuzi ntanzi kubera ko ngewe nakubwiye ko nkora transport mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose. Yego. Ngewe maze kumutwara inshuro zirenze 5. Ndapfuye. Nta munsi nzamutwara atari kumwe nibura hejuru y'abakobwa babiri. Iyo ari bake ni babiri bane ari ubwo namushyiriye abakobwa mu Kagarama nabikubwiye Kicukiro ari ubwo nabajyanye i Kanombe urenze kwa Dodo. Urumva hari ubwo namwajyanye Kibagabaga ahubwo aho ngaho bavuza Nyarutarama nyeka ko barimo kwibeshya wenda ari Gacuriro haruguru yo kwandingeye ukasi buryo muri ibyo bice ntago baratubwira ariko kubera umujyi we umuntu abawuzi bahavuze umuntu yahamenya. Yego. Rero tunasaba na ribu bajye mu bantu ubu mu Rwanda umuntu bita umumotari umuntu ukora transport uwo ari we wese amakuru yariyo yose tuba dufite amakuru menshi ari abo bana batoya ugasanga nk'akana katarapfundura amabere kari kumwe n'igisaza ariko ukabura uburyo watanga amakuru. Rero dufite ibintu byinshi Imana iguha umugisha wambwiye ngo sinkutake ariko ibi bintu urimo gukora urimo uratabara bashiki bacu nanone ngewe mbagira inama yo gushishoza kubera ko ubukene ni ikibazo ariko nanone ushobora kubona amafaranga ntuyarye. Ako kantu gasubira. Ushobora kubona amafaranga ubukene ni ikibazo ntuyarye. Urakoze cyane. Ndagushimiye bwana mushoferi utwara uyu mugabo inshuro nyinshi mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umushoferi utwara ikigi yewe nawe azakurongora mwumiwe byaturenze ariko umushoferi atanze ubutumwa. Uyu mushoferi atanze ubutumwa uyu abenshi bifashe uwakoreka DM zanjye bari kumva ibimenyetso ntabwo ndatangira rero. Abo bashoferi baba bafite amakuru menshi cyane. Twagiye ngo kubwiye guki ngo arama amafaranga ku wa gatatu ngo ni ndeke ngo kumuteza ngo dufada ngo abashaka amakuru. Joshua amakuru mfite arahagije. Nuvuga ngo we akoresha imbuga nkoranyambaga ashuka abana b'abakobwa akagenda akabakorera uwo mwanda muri zo sauna yarangiza akadampinga hariya. Ikintu cyanteye ubwoba rero ni uburyo harimo abo kugira ngo badaceceka hari abafata amashusho akayasigarana kugira ngo batamuvamo cyangwa bakavuga ibyo yabakoreye. Uyu mugabo ntekereza ko ikintu nasabye kimwe nasabye yabisiba atabisiba hafi y'abakobwa 70 ingahe mfite screenshot ze na conversation ze buri kimwe byose birahari. Inda byagenze gute kugira ngo akore imyenda gutwara muri sauna? Ni gute wisanze aho hano? Ukuntu nisanzemo ubwo yaranyandikiye nyine ubwo namwandikiye kuko yambwiye ngo dutapinga cyo tumwandikira ngo arahitamo ngo abantu ngo ari buze gufasha nyine kuko ngo twatapinze. Ubwo ndagenda ndamwandikira nsanga nawe isanyekera ngo impa amafoto ndamuhereza ambwira ati rero narindi mu rugo ariko ngiye gufata moto njye kuri sauna ahantu nganirira nabo nyine n'abantu
ndahita muvugisha ntabwo haciyemo n'iminota haciyemo iminota 5 mbona arampamagaye nyine kuko yanyatse nimero muri inbox ya TikTok njya kubona mbona arampamagaye arambwira ati rero ngo ufata moto unsanga hano Nyarutarama ngo tuganire nyine ngo ngufashe ngo nabonye uri umwana mwiza ngo nshaka kugufasha fata moto ndagenda nibwo nyine nasanze nawe waje ahita nyine ambwira ngo we myenda ngo njye muri sauna ngo njye kota so waje kumucika ute muri tubaka ubwo rero yabwiraga abakobwa ko kuri serivisi ngo amezi ubwo buteye nyine ngo njyemo ko nari nabyanze kuko mu buzima ariko nari ngiye muri sauna ntabwo nari menyereye sauna nyine kujya muri sauna ambwira ati ngo ngwino ngo tubanze ngo umerekeze muri sauna ngo mbanze note ngo nimva ngo nibwo turi buze kuganira nyine icyamwico n'abakobwa bajemo ubundi yashakaga kugira ako n'ubundi yari abishakaga akazaza nkuramo ibitenge iyo wabonaga abakobwa bagiye koga nyine nko kuri muri sauna bajya koga bakagaruka agashaka kunkuramo ibitenge agashaka kunsiga biriya nkavuga ati wapi ntabyo nshaka agashaka kubinsiga ngo kugira ngo nibwo ngo sauna ngo yinjira mu mubiri neza akavuga ati ngo mwicareho ngo nsige ngo mu mugongo kuko twari twicaye kuri kariya kantu ko hasi hari ahabanza sauna yasikariye ibanza ubwo yabona abakobwa basohotse bagiye koga agahita mfata agashaka kugira ngo nkuremo iyo myenda nyine ngo tubikore ndamubwira ati se ibyo bintu reka tubivuga reka kubikora muri sauna ibyo ni ibiki ushaka gukora muri sauna atangira kurakara ngo ndi pasiteri ngo kandi ngo naguhamagara kugira ngo ngufashe nkaho ati nyine wambwiye ngo nze kuza tuganire umfashe ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biribuze kuba byo muri sauna ushaka kumfatira kuko ndi muri sauna umva arababara ndabati se n'umuntu abaye ubwo nyine aba ashaka kugira ngo agufatire muri sauna ibyo gufata amashusho ibyo gufata amafoto ibingibi byigeze bikwikorerwa njye nambwiye ati kuko ubwo icyo gihe byararangiye ndamucika ndabatereka njye koga gahita ngenda ndambara vuba kugira adakomeza ibyo ngibyo arimo ndambara vuba nibwo yasohokaga ati ngo wowe iki se wambara vuba ndamubwira ati njye nshaka gutaha narambiye sauna ntabwo nyimenyereye tugaruke kuri mukuru wawe byaje kugenda gute yaje kumukuraho byaje kugenda gute ndavuga papa nagiye kumva haciyemo n'amezi 5 arambwira ngo ubwo noneho ubw'Imana ishimwe ngo pasiteri nganyikingu kandi nabonye ngo akunze gufasha abantu ndabwo ati rero uriya muntu arakujyana muri sauna nayo niyo yanjyanye aravuga ati ngo wabonaga atari byo ngo wabona atangira muri sauna ngo ngende umuntu mukuru reka njye kureba ndabwo ati rero wa mukobwa we ko tuziranye na profete ko muzi ahantu abeshya abantu ngo agiye kubafasha kandi agiye kubajyana muri sauna arambwira ati ngo reka njye kugerageza ngo ngende ubwo yazaga akambwira ngo ahantu yamujyanye numva kuko ibyo yakoze ibintu byose turahuje akora ibintu mwagira ngo ni ibintu bari kwikurira mu bantu ubwo arambwira ati kuko n'abandi nahise ngira ubwanda bwahita uno muntu sinzi ibye kabisa ngo nahitaga njya kwambara njya kumva asohoka bambwira ati ngo none se ngo wababariye ngo ukaguma hano ngo gatonya ngo tugasangira ngo kuko nawe ati wapi ngiye ntabwo nyanywa inzoga nguye ngo nta kibazo ngo wabyiga ariko ngo wabyiga ngo nawe ukanywa inzoga ngo tukaza gusubiramo mu kanya muri sauna ndamubwira ati sauna ntabwo nkorana nayo ahubwo mbwira ibyo wavuze ngo tuze tuganireho ngo hoya ngo yisengera gahunda ngo reka ngo ngende ngo nyandikire ngo ukore ngo budget ngo y'ibintu ngo ushaka gukora ngo mbwira n'amafaranga ngo wifuza ngo nyaguhenga ariko ngo mbere mbuda ashaka dusangira akantu ngo isembona ngo akazi kihuta ngo reka ngende ejo nahita gafata moto ngahita ngenda nanjye urakoze cyane ariko mva nta mugabo sinzi rwose ni umuntu mubi ariko ntabwo ari umuntu mwiza nubwo yitwaza Imana urakoze cyane thank you so much ndagushimiye Linda okay
uyu nguyu reka mbe mu dropin mfite abantu benshi nanjye Joshua yarabinkoze Prophet Joshua yampamagaye ambwira Masange Gacuriro ruguru ya Simba hari sauna yaguhamagaye ate hehe mwari musanzwe muziranye kuri TikTok yego yaranyandikiye kuri TikTok yaciye inyuma nyine mu kigari akora diyama yaranyandikira ansaba nimero yanjye ndayimuha arampamagara arambwira uranzi ndamubwira no jewe urasimba nzi n'abantu ndamubwira arambwira genda unstokinge undebe ndagenda ndamustokinga ndamubwira we nakubonye arambwira none se twabonana nshaka kuguhindurira ubuzima ndamubwira gute wamenya ubuzima ngo ya wenyizera ngwino unsange kuri hoteli iri Gacuriro ruguru ya Simba muri iyo hoteli harimo sauna mama arambwira ati we ngwino uze kuri iyo hoteli ntabwo nshaka kuyivuga izina hama winjire muri sauna uze tube tuvuganira muri sauna turashize aho ni he ntabwo nshaka kuvuga hotel actually ntabwo sauna ari ya Nyarutarama ya Nyarutarama uyu ni wakangahe banyarwanda uyu ni wakangahe hama ndagenda kuri iyo hoteli iri Nyarutarama harimo sauna yego ndagenda usanga muri sauna agiye he ibi bintu nibyo mubonye message muramutse muzibonye mwakumirwa amafoto afata abakobwa mwakumirwa ariko twasabaga niba bishoboka mu by'ukuri mugabo ahagarikwe areke gufata iyo sauna ngo ajye kwigira iseta yo kubagiramwe aba bakobwa iyi ni rep niyo umuntu ashobora kushukisha abantu agafata abantu akabakoresha gutya mwumvisha abana mu majwi yabo avuga ati yaransambanyije ibyo yanyemere ntiyigeze mwabyumvishe ujya gutoragura abana kuri university mwamwumvisha umwana warangije kaminuza umwana urangije ugiye ku ishuri kikamushuka akamusaba gukora bije akamujyana muri zo sauna akazabasambanyirizamo iki kigabo kigomba kubihagarika nta kundi nuko inzego zibidufashamo niba abantu 19 batanze témoignage batandukanye basanze kuri live hakaba hari ama message ndibuze kumanika hano y'abantu batandukanye n'amahando yaba hari uyu muntu agomba guhagarikwa uko byagenda kose this is disgusting uyu numwe mu bigabo byinshi dufite ama video yabo basambanya abakobwa hari abasambanye babastare amatrisamu nababwiye ko je bafitiye space umusibeje ko wa mbere bafitiye space y'abagabo babastare aho nzashyira ibintu byabo hanze hano mukumirwa bamwe bakora mu nzego am here bamwe babayobozi bakomeye nzamanika munyitege mwagize amahirwe akasa mutwe ntibayaprovinga on time mugomba kuba abayobozi beza nk'uko mubisabwa mukaba abarora umudo beza w'abantu babakurikira kuba abanyamafaranga ntabwo ari ukuyakoresha mu gutera abana agahinda wumvisha umwana w'umukobwa muzi ikintu maze nyuma yo kugusambanya wagiye kwipimisha ati nasanze ndi muzima genda utangire ubuzima tujye gushakira gukora uyu mwana fundraising iyi mbwa iza igatoba abana b'abakobwa igomba guhagarikwa ibi kubivuga ngo dufata ngo natatse umuntu ubu ngo ninjiye mu buzima bw'umuntu abantu barenga 100 abana b'abakobwa barenga 100 abantu muri kuri TikTok mwabyiboneye abana bazaga hari abamanikaagaho ko hari uburyo gushyiraho ama message hari uburyo bwo kumanika amafoto babigaragazaga mwese mubireba bashyiragaho video bakamanika amafoto bigaragara ibi ntabwo bikwiye niba umuntu ashobora gufata hanyuma abafatanyabikorwa b'uyu mugabo biyo sauna yahindutse iseta uyakaza gufata abana ku mbuga nkoranyambaga akababeshya ibintu bidashoboka umuntu aragenda akabwira umwana ngo aramushingira business ya $15,000 akamushyiramo ikiziriko amufatiranyije uwo munsi abimubwiye akamutwara muri sauna kujya kumusamanyirizamo ibi bigomba guhagarara kandi ibi ngibi guhagarara bigomba guhagarikwa n'urubyiruko
ntabwo inzego ntabwo ari imana bazarebera hose icyarimwe. Urimo kumva? This is our work nk'urubyiruko rukunda igihugu as a social media bafite audience, tugomba kubikora gutya. Niko bitekereza. Iri shyano rihagarikwe.